mana yanjye njyewe rwose ngenda senga iyo umbwira koko nkafata iminsi 3 niyiriza wakwisengera ukazana ikibuno Godfa nimba ari ikintu ufite ni ikibuno naga ikibuno ngikennye serious ikibuno ndagifite umuntu nzi abyandike muri commentaire ikibuno ndagifite ntago yewe ndakuzi uragifite arimo neza iyo umbwira iki ariko ikibuno ibyo aragifite gihagije oya se akwaye mustoking urebe ijipo y'ishuri kurebaga imeze Rufonsi yega baza Mrs Crack twariganye mumbaza ewe oya se wena nesa nubwo mwahindutse aha niganye na Crack na Nesa mubaze sinzi impamvu numva uyu munsi Imana iri bunkorere igitangaza naza aho kiri nanye ndiko byiyumvamo pe Eko twese turi kumva ibintu byiza nabindi byiyumvamo rwose uvuze Fanny thank you Fanny Jeff ni pasto areni ganze mwambabariye umuntu ufite amakoyina agakura baby kuri iriya mibare twese tukuzuza 1k mureke shati bimukorere mama baby afite amakoyina araduha thank you everyone thank you Areni urakoze kugeza kuri 10k thank you Fanny thank you Areni dora kuzamukiyeho kabiri ari nakuzamukiyeho kabiri muri level thank you murakoze thank you so much Fanny God bless you fashirye buryo ndarikacire ego ko Rufonsi Winerson reka byuti thank you so much Pastor n'abandi mwafashije umushikirani mukagiza kumbe wapi uransekeje Fanny thank you so much Fanny Areni urakoze thank you Johnny wakoze thank you so much Fanny God bless Downy you wakoze oh my God mana ndabakunda murakoze Tilo welcome our brother Tilo thank you Jackie thank you God bless you mana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha Esther thank you so much abantu mwanganze Imana ibahe umugisha thank you so much Fanny God bless you Imana ibahe umugisha thank you so much God bless you my sister mukomeze n'abandi tugere kuri 2k ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo dufatikanye tugere kuri 2k thank you Jackie thank you Areni yakwifitiye intenda ariko Areni mumereze Areni ariyengo mu following Areni nkuyaho umwami ngo yakwiye yarya ni busitrete nibi Areni ariyengo mu following ko thank you so Areni ariyengo thank you Fanny thank you ndabizi neza 2k turi buyigereho dufatanije twese dufatanye uruna thank you Areni so where much are you Areni andika muri comment mite gufollowing ndikukubura Areni we mbabarira kuko ahantu nkuye Areni yagukanze hari kuri level ya 9 none agize kuri 11 Areni urakoze Areni urakoze mana yanjye we Areni andika muri comment andika hey mite nkubona cyangwa kugufollowing Clarissa Clary wari wihebye none utangiye kuvuga umva ubu ngubu rwose bwihebe bwarangiye ndabizi hamwe n'Imana n'aba bantu baraha twagera no handi n'indi ntambwe twayitera thank you so much my pastor God bless you Fanny Imana iguha umugisha Imana isubiza ukuye Imana igukubire you're welcome nagufollowinze pe kwera ko ibintu nkoreye Areni thank you so much nagufollowinze pe umva ongeje kuri 2k thank you Allen thank you Allen K thank you baby kutarira thank you so much Fanny God bless you thank you
Thank you Aleni. umva muzi ko tukendi buyigereho tukendi oh darira riki wanjye darira riki wanjye Slike ndayigeraho inshallah. Slike ndayigeraho mungeze kuri bitatu. Thank you. ngenda shaka kugera kuri 2 tuke banange tuke my friends please Panira saneza umva ko bavuga Fanny. Thank you so much. Thank you kuhereza God bless Clarissa you Fanny. Imana imuhe umugisha pastor wanje. God bless you. God really bless you. mungeze kuri bitatu abakunzi Niba ndumva umwuka watuke umpumuraho ko ngiye kukumuraho ngiye kuyigeraho in Jesus name. Thank you Areni. Ariko uzikari igihe Imana ikoherereza umuntu wawe ageze kuri 12 anzamukiyeho agisagera kuri umunsi wa muhembye buzira hari kumanywa. Yego ari ukuri Imana ikoherereza umuntu. Imana iyi munsi yanumye umuntu bita Aleni iramubwira ati genda uteturure umukobwa wanjye nakumugore nari nagize umugore witwa Alphonsine umuteturure itaba n'uyu witwa Sana menya nawe ashaka kuguteturura ngo mwitabe. Ndakwitabye Sana we ndakwitabye ukagira Imana uvuga ngo karame ndakarame ndakwitabye ukagira Imana n'abantu we ndakwitabye pe karame. Yego sha muzamure Clarisse. Hagize umuntu uvana kuri iki gihombe kama nka future journey gusa Sha Brown nawe uri kwifuza byinshi Interstellar nifuza musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa. yewe naye nanjye ndakomanze umukozi w'Imana twabwira ngo muzamure Clarisse. sinzi impamvu numva uyu munsi Imana iri bunkorere igitangaza naza aho kiri. nanjye ndi kubyiyumvamo pe. Eko twese turi kumva ibintu byiza nanjye ndi kubyiyumvamo rwose. Johnny muzamure Clarisse. Papa eaten sugar No papa. Yo nta yindi ntumwa y'Imana iri hano ku buzima bwa Clarisse ngo imugeze muri mudukunde mutugeze kuri bitatu. Njye mungeze kuri bitatu abakunzi ndabinginze mugeze kuri bitatu mwanabikora mwawe kuri 0 ubu ngeze kuri 2k mwabikora abakunzi please mubikorere. ubanza dukeneye rya sengesho rya ntuzi Imana. Clarisse arashaka kugera kuri 2. Imana Clarisse mugeze ku 2,000. Ko nagushimira Alphonse igikobwa cyiza wampaye. Uyu muntu witwa igikobwa cyiza yampaye ari kumya ngo ko nagushimira. Yaguhaye agastafu gafite umutima kwitama. Oh, thank you my love. Nago nabibonye, sorry. Thank you. God bless you. Ngana nabandi ni mu nkanda mungeze kuri bitatu kandi mwanabikora. I know mwabikora. Mu nkanda abakunzi. Tuke please banange. Ladies and gentlemen. Kwasade wankanze ho koko. Kwasade wankanze ho. Bagukandaho gutesi yo nabyuzi mama sorry. Niba utazi ko bankandaho byagorana kubikubwira nakundi nubimenya usanga. Bari postinga kuri story. Do shira kanda kuri ako ga fresh kari fresh sharing urahita ubona report. Urahita nugakanda urahita ubona kuri post se bijyana kuri story. Urakanda kuri post ubikora. Mwangeje kuri bitatu. Mwanze repost gusa ariko se nshaka kuri postinga kuri story nkabishaka kuri story. Mrs. Cla ndi kunywa icyayi reka manze nywa icyayi.
Brown ngo ushaka kubishyira he? ntago manutse ariko ntago manutse nuko nkwiruka Story ntago nyibyibuka. Reba nyine nta hari kibazo ababonye sana repost masheri uri kuhabona. ubwo ni amagift ufite my love Wahabonye yari washyize kuri repost, reba munsi Urumva yaho ibintu reba akantu ka by'akantu. gatatu ko kuri kwadinga kuri story Alpha. tukabona. ay Uri alpha kukabona? Kabonye merci. Niko uhita ushyira. abakunzi mwankanze mukangeza kuri bitatu ko Imana irabaho umugisha mubikorere kubwo kwiyubahisha munkandeho abasheri ese ntago muri kunyumva network zapfuye Kukumva nuko nyine nse. mbese ko mutari kumanda niba muri kunyumva thank you Areni. Areni wanjye aragarutse sha mureke muraje murebe ibintu bigiye kubera hano kandi nabyiyumvishemo ndaza kubona intare yanutseho iri kunukaho ndi kuyumva intare iri kunukaho Gigi thank you so much God bless you ako Gigi nawe koko akanyabarasanya kamwe wankanze basi natwinshi sibyo handaho twinshi my love nitwo tugira akamaro handaho nk'icumi urahita tubara paka Clarisse yambaye bonete mu mutwe cyangwa nicyo ndi kuzira we ndasa nabi wabona ikizira njya gukaraba mu mazi nukuri nakarabye mwa bantu mwe nubwo nambaye bonete mushiri mwankanze wo koko mwankunze ubwo mwankunze abashiri aha noneho no mu burandeye mwankungejeje ku bihumbi 2 mwokagira Imana mwe n'amafaranga Okay. Oh, thank you Anaya, thank you Aleni. Ariko Ana ubwo burabo bwawe ko kurabona buzangeza kuki? Wajya unkanda ibintu bifatika. Ariko bwose pfa kubukandaho nta wamenya da imibare irahinduka. Thank you Anaya my love. My brother Muchoma. Thank you so much. Thank you musaza wanjye. Thank you mundu wiwacu. Mundu kandi. Ngacibere. Thank you. Ahindutse yewe mundu. Akacibere. Ndarikaciye muco. Aho uzahayira hose bijye bicamo. Muchoma sana. Thank you so much my brother. Thank you Areni. Thank you Anaya. Muchoma bura n'intare yayigusabira. Bura Muchoma n'intare yayisaba. N'intare yayigusabira. Muchoma arihe? Muco ngwino ni musaza wanjye ariko nabyo waruzi Godfa. Muchoma ko ntari kumubona. Bura n'intare yamaze kumukoma. Arama yahita agenda. Muchoma bura n'intare yayigusabira. Bro. Muchoma. Subwo waje. Musaza wanjye. Ainya. Walahi ni musaza. Oh, thank you Areni. Takora Areni mana yanjye. Are ndagusabwa muri ubu buzima ndagusabwa. Tugomba guhura tukicara tukanywa ka coffee. Kubera ko uri kuntungura. Umva ye. Umeze mu. Nukuri kwibara mugeze no kuri 5k byakunda. Musaza wanjye Muchoma wagarutse koko. Ugeza kuri 5k. Musaza wanjye Muchoma. Dukomeje kumirwa. Imana niba mwakure nukuri kw'Imana namwe Imana iba mwakure ibageze kuri 5k.
amena n'izina rya Yesu ibamwakure Fonsi Imana bagira ute ibamwakure bamwaye byamwaye kera tukiri abana twajya banga rero none nawe urabamwaje ko bamwaye ntabwo nabamwaza pe kubera ko ibintu bya TikTok ni nk'urusimbi wajya kubona ukabona Brown bamukanzeho intare yiruka intare se barayikora Receive in the name of Jesus. amen amen Ese wagize umuntu amifi. ifi Ifi cyangwa Stella. oh my god shareka nshimire musaza wanjye paranunguye mucoma kamwandikira Daririke yorokamu. okay ari hehe Mubonye yinjira. undi mbonye yinjira N'umuntu tuzanye na Clarisse. ko mwafunze kamera zanyu wowe ntawe urafunguye kamera kusha muri abanebwe wowe ntawe urafunguye kamera Nagiye guhita nyicomeka nabona ndazingaye. ndavuga Jessica ntirafunguye kamera uyu ndi kunywa icyayi niyo mpamvu nari nyifunze imara kunywa icyayi ndahita nyifungura uyu muntu uri kwandika se ngo mucoma ni umukobwa buriya uramuzi Fani mucoma ni umugabo ntabwo ari umukobwa hari mucomante hakaba na mucoma Musobanurire. ari kumbwira ngo mucoma ngo ni umugabo ntabwo ari mucomante umwanzi ni mucoma musaza wanjye ntabwo ari umukobwa Ni muchoma sana. sana billionaire sha mungeze kuri 5k kandi byakunda Mungeze kuri 50k. Yeah. hari mfite gahunda yo kujya guteka ariko ndabona nanaburara ariko ngakomeza nkaruguta amakoyi mucoma arahari ko mwavuze ngo yagiye kandi ahari ari he kumubona ariko my brother niba yagiye ndi kubona hejuru ahari ni ukuri TM promoter thank you so much kunkunda birahagije iyo umuntu adafite icyo atanga icya mbere ni umutima mwiza thank you so much kunkunda ubwo se ufite arambwiye ngo arankunda nuko adafite icyo kuma ariko umutima nicyo cya mbere mucoma my brother niba uhari ngeza kuri 5k I know wabikora kurira n'ubundi abatiranga narakora kuri iyi si barondogoye bagutanzeho iki ariko ndabashimira abanganze ndazi mutapinge nze mutapinge nababwiye ko nshaka abantu imibare yose mwayigezeho aho ngaho ni sawa imibare mwayigezeho ninde muntu uyu mwanya ninde wakabanya buri mutaraza ese we bijo byagiye bakukimara kinebwe cyabitaye none se Fonsi umeze neza ndamukunze abizi KGL Kigali iri aho nyine irakonje iri aho iri mu wayeni oh yes nta gishyushye nta gikonje iri hagati aho dadi wandebeye tapu mutapu turi kubi ntabwo twajya ku 300 ngo ninkurebere tapu gatsindwe tapinga ntabwo turagera ku 300 ngo ninkurebere ubwo ndakurebera so batapinza ngaye ntabwo uratapinga mwana komeza utapinge kabisa we tapinga tugiye kwinjira mu kazabara nkuru komeza Rufonsi Mr. Rufonsi umeze neza ndaho nyine usibye ko iyo umubyeyi yarwaje umwana ntabwo biba bimeze neza ariko iby'abana tuzi ubuzima busanzwe nabyo kurwaza umwana urumva biba bigomba kubaho none se ko ariyo barisha ko ariyo situba umwana wanjye pole sana bizashira Brown icyo utaza ko nshaka uyu munsi tugere ku mibare ifatika muri Rudawa mu J1 Esther bimeze bite kutishimye
yewe ndishimye Godfather. ejo bagutaye muvuza induru Destiny helper aramubonye. ma boss no ila niyo definition ya destiny helper to help the person Yeah. bidafite condition ila niyo bita amour sans condition Alphonsine waragiye uraceka we uvuga indimi zingahe ko mba numva indimi zose uzizi? ayinya hazo amour sans condition hazo uba ugomba kuyata Godfather. we Hari akantu ndacyasengera urupapuro rwanjye rwa 5 na n'ubu ntabwo biracamo. mwanteye umwaka Ukunda. Izina rya Yesu. mwanteye umwaku mwanteye umwaku Mu mwanteye mwaka umwaku w'icyenda nta na rumwe rwaciyemo. nta na rumwe n'ibyo nari nespectingaga byose byarapfuye ahubwo nagomba ko n'ubu ndimo kugira nagomba kudepoza ahantu henshi hatandukanye nari ndi kwa applying akazi kandi nabibabwire nari ndi kwa applying hari contract nashakaga nagomba kudeploying ahantu henshi contract nifuzaga byose nabaye rejected ahantu hose nashakaga akazi Dore kugerageza niko gushobora. mwarandaburije impapuro ntabumva ko ndi mu mpapuro hano mwarandaburije murakampusha ubundi nari ngiye gushaka amasengesho y'abatindi ubundi hari umutindi Fonsi nagize gutya nagomba kudepoza nashaka ama contract urumva Yego. umva byose proposals ndagenda naza mbihereza abatindi navuga rero buri muntu nasengere contract imwe urumva turebe niba bikunda mama yake Alphonsine nahavaga bazijugunya muri puberi Aibo, sorry. Ako Godfather ujye umenya ko njya nsenga wagiye Ntabwo nari ndimo mind you. Ntabwo nari ndimo naje dosiye nayiherezaga umuntu harekaho n'izina rye mana yanjye njyewe rwose ngenda senga iyo umbwira koko nkafata iminsi 3 niyiriza wakwisengeye ukazana ikibuno Godfather nimba ari ikintu ufite ni ikibuno ntabwo ikibuno ngikennye serious ikibuno ndagifite umuntu nzi abyandike muri commentaire ikibuno ndagifite ntabwo yewe nyene ndakuzi uragifite. arimo neza. iyo umbwira ikindi ariko ikibuno ibyo byaragifite aragifite gihagije. oya se Hakoye mustoking urebe. Ijipo y'ishuri kurebaga imeze Alphonsine yega. baza Mrs Crack twariganye mumbaze Ewe. oya se Wena nesa na nubwo mwahindutse. aha niganye na Crack na Nessa mubaze singu Crack arahari oya mubaze ikibuno ntabwo ngikenye pe mu bintu nkene oya nagusaba gusengera ubwo kiza ikibuno nicyo bakobwa kijya kibatesha umutwe icyo nkenye ni amafaranga ariko ikibuno ntabwo amafaranga Imana iyatanga izajya nayo igihe nikigera azaza ariko ikibuno rwose uko nteye Imana ndabishimira oya se kuko arabifuza kumera nkanjye nubwo nanjye mfite abo nifuza kumera nkabo ariko njye uko ndi urifuza kumera nkande nguye gute uko neye ndanyuzwe Godfather kubera ko hari n'abifuza kumera nkanjye rero mu gihe uba uri uwo kwifuzwa ni uko uba umeze neza njye meze neza ndabishimira Imana okay ndabasengera amakwini ndumva ari ubura ni ukuri kw'Imana Mana nziza Mana ikomeye Mana yo kwizerwa Mana ivuga bikaba Mana itegeka bigakomera ntago uri Bayali ntago uri Dagoni muri aka kanya ndi kwa Godfather ndabizi neza nago ngira abatop gifter ariko wabikora mu izina rya Yesu wabikora kuko kwiyubahisha nirukanya abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nirukanye ibishito bibi kuri live ya Godfather nirukanya abanyanga mu izina rya Yesu umwanzi Satani ndamukandagiye ndamutwitse mu izina rya Yesu nakongoke ndahamagara abatop gifter kuri iyi live ngo badukandeho twese tugere mu bihumbi 100 mu izina rya Yesu babuza amahoro ku yandi marayivu bayaveho mu izina rya Yesu baze badukandeho ndabisabye mu izina rya Yesu waravuze nitugusaba twizeye tuzahabwa nidukomanga tuzakingurirwa ndabisabye muri aka kanya ngo duhabwe kandi nzi neza kugiye kubikora kubwo kwiyubahisha amen ngaho hamamusebe dore usabye amakwene hazanya amabondo ayo data we ariko Godfather ariko mana muri muri medata Godfather
karame jya ugerageza ukoreshe jenda abana ubu ugerageza ukoreshe jenda kabisa nyamabo hanyuma se wowe uwo ngaho ufite agasatuye wicara igitsina cy'abagore cyangwa uri umugabo oya nujye mugabo njyenyine uriho ubwo se navuga iki wavuga iki havuga igitsina se cyangwa havuga umuntu se thank you nice urabona ko amakoyi natangiye oya ugerageza ariko nyine ndi kukubaza havuga igitsina cyangwa havuga umuntu ubwo ni ukuvuga ngo abantu bari kodinga ngiye kugaburira ni muri kodinge ndaje wese thank you watem isengesho rimaze kuva nugera ku gihumbi wowe shanyamabo uranzwe pe dore ngaho gera ku gihumbi njye sari igihumbi njye nta gihumbi nshaka nari mbizi kujya kuvuga ko nta makoyini ushaka ariko baguhaye washimira wazanywe n'iki nubona nshimiye ndamoka mu mpera nyamabondo amakoyini nyamabo nta makoyi ushaka ngo ntayo ntago nyashaka kamoka pe uzanywe n'iki se fonsi umeze utese njyewe nazanywe n'amakoyini njyewe nje gushaka amakoyini wanjye ntabwo ari byo binzanye mbanje kwikora uburoko noneho uri mu mirimo nsimburagifungo mba ndimo ndiga mbanje kwiganirira urabona ko ntago ndaye iwanjye ubu ngubu ndaye icyangugu ngaha bagombaga kugukanda babwiye bankande babikwihere rwose babikwihere nawe nuko ntabwo ufite singenze bakama n'ibihumbi 100 tuke ubwo muruka bampaye niba barampaye ibihumbi 100 niba barampaye ibihumbi 80 nahise mbyihera tayifu ubu nta kintu na kimwe usigaranye nkandaho turebe ko nta kintu usigaranye uretse n'ibihumbi 80 uretse n'ibihumbi 80 nta nubwo urahabwa n'ibihumbi 8 baguhaye 800 ubwo ariko ishyano riragwira wibeshya ntabwo bamaye ibintu byinshi ayinya ubwo ibihumbi 80 kakubarira amafaranga ari ibihumbi 80 nyamabo uzi ko bamaye n'intare kankubwira ibihumbi 80 bayaguhereye he iwawe cyagenda byinaga ayinya baguhaye ibihumbi 8 uzi ibihumbi 80 kankubwira amafaranga ari mu bihumbi 80 hari ibihumbi birenga 100 na ariko kamubwira amafaranga ari mu bihumbi 80 amakuru ni mu bihumbi 80 uretse gato ejo bundi urimo gukina niba ari umukino sinjye nyine waguhaye abandi bose ari n'umwe wari uhari uretse gato ubwo ibihumbi 80 ejo bundi urimo gukina Godfather ntega amatwi amakuru ni 80 agura amakoyini miliyoni 1,456 nkabigurisha ndetse nuvuga ngo bagukanze 80 ni miliyoni 1,400 y'amanyarwanda amakuru ni 80 mbiga tayifa rero Godfather oui uravuze ngo cyagiye banganda y'ibihumbi 100 birenga by'amakoyini n'afite miliyoni y'amanyarwanda niyo bagukanze ariko ntabwo ari kubona ntabwo agiye kureba balance se yewe wari ufite amafaranga menshi narayatanze ariko natanze inare ntabwo byibuka ko nagenze utanga wari ufite amadolari 320 gutyo wenda cyane arabitanze ariko Sharfonsi nahaye inare nahaye riri inare ninde nahaye inare nanuza nakasuku namuhaye inare YouTube bariko akabebe Lion nanga na mama ariko Sharfonsi usigaye ufite nyashe shaje ubona narakubonye wambaye ikanzu nziza uri hamwe n'imbwa mbwirira Godfather uhakana ngo nanyashingira nyamabo mumbwirire ya baba oya nta nubwo ari ingorano rwose nyashe urazikoreye mumbwirire Godfather yemere ngo nago ngira nyashi ngo nzasaba Imana imereze nyashi ahubwo ikintu cyantunguye ko woroye imbwa kandi ukodesha kuki woroye imbwa kandi ukodesha none asabazore bose baba bafite amazu yabo nje niko nabyumva kuko mba numva bivunanye korora imbwa kandi ukodesha ntabwo imbwa ikuvuna udafite icyo uyigaburira ese imbwa irimo mutwara ntabwo borora imbwa wakintu bacirira imbwa ororwa imbwa wabaye imbwa
iriya mbwa yihenze kurusha ihene. nta wari uzi muntu ko iriya mbwa yanjye nyigurishije naba mfitemo miliyoni yanjye irenga weho Nyamabondo. wowe iki Ubwo se urumva idahenze kurusha inka? Hari inka rero itagura miliyoni. Inka igura ngahe? Biterwa n'uko ingana. Hari n'igura 300. Ihenze sigura ngahe? Inziza Igura miliyoni 4. hari inka igura miliyoni 4? Hari n'igura 10 zira ziva muri Afurika y'Epfo. Nyamabondo nawe uri kumbesha pe. Ni Ntabwo mubeshya ibintu by'inka ndabizi kuko ndi umuko nyine. Ni ikibanza cy'inzu nyine wabugura Cyane ibintu by'inka ndabizi kuko ndi umuko nyine. Nyamabondo ambe uri umuko nyine. Nguru umuki Ariko wimpengereza washyana kuko ndabona urimo kumpengereza. nyine nguru umuki hari ikintu numvishe. Nyamabondo konyine Ibintu by'inka ndabizi. Nguru umuko muri umuki Yitwa Mahombi. Konyine ste. yego konyine wenda gusuje umuko nyine. Ariko kuderwa kudoha ka episode wawe we Rufotsi kuderwa kudoha ka episode wawe. Genda urebe nimutse episode yasohotse irimo Jessica, genda urebe yahatwitse. Yasohotse. Urebe kuri Nzayino TV. ndimo ndakubaza Nzayino. Nyamabo izina ryawe Yes. konyine ni iri Yego ra Nzaramba Steven. Nzaramba n'ibya Nzaramba ni Don't byo pray kwa with me. Nasinze nagusindeho washyano we, niba uri umukobwa niba uri n'umuhungu nagusindeho washyano. Nasinda nasinda ibyo wanguriye wowe ukagurirwa ibisura we. None se Rufotsi n'abantu bo wasura batuka kuko azabivamo. N'abahaye ba nyina se bazamenya yuko tuzi kuvuga. Ngo nasinze yo gasindira mu bwina rw'igitirano. Njyewe mba numva nta kibitwaye. Ni ko byumva nyine we. No se wabihaye. Nice, thank you so much. Ndakuboroka nibwo urabimenye. Menya ndi na model 5 kwa Godfather ndaje mbikwereke. ese kuraka Alphonse reka mpindure Ikigo telefone cyanditse ibintu biri no sense muri comment. kampindure phone Ubwo buraka